twongeye kubaha ikaze abakurikiye Trade News aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho muri akanya tugiye kugaruka ku nkuru ebyiri, aho Perezida Paul Kagame yagarutse kuba minisitiri cyangwa se kuba yagize abashinzwe urukiko rukuru rw'ikirenga ariwe Mukanaganzwa Domitira, aho yamugize perezida w'urukiko rw'ikirenga ndetse na visi perezida we ariwe Alphonse. Muri iyi nkuru rero irambuye turaguma tuyikurikirana, ariko mbere yuko tubagezaho iyi nkuru reka tubagezeho inkuru ya Jackie, aho Jackie yagaragaje amagambo akomeye ku mukunzi cyangwa se yigaragaje kundi kuntu twabiketse, kuko twari tumaze iminsi turi mu byishimo ko bamutereye ivi yarangije kuba umugore, igisigaro kujya mu rukiko bakabisinyira, nawe kandi arabyivugira ati nari umugore ariko icyo nari nsigaje ni ukumubyara, ariko Imana ishimwe kuba ntamubyariye kuko mwari kuzicwa n'agahinda. Reka rero tuze kumva ibyo yagiye agarukaho mu kiganiro yagiye agirana na Dumba kuri TikTok ndetse n'abandi basitari bagiye batandukanye bari barimo baganira kuri TikTok. Reka twumve amajwi ye ari kwivugira ko umugabo we ari imbwa cyane. Ntucikwe. Kababwiza ukuri, ibyishimo bya mbere by'umugore biba mu gitsi cye. Njye nabibabwiye. Uzabura amafaranga ariko byibura ufite ubugabo bwo kubasha kuronka umugore akanyurwa. Icyo kintu muracyumva? Naramwihanganiye bihagije, sinamuca inyuma. Mfite abasore benshi bancegeye, mfite abagabo benshi bancegeye, muracyandaza abandi bashyashya, muracyaza muze cyane, muze muri benshi. Urumva? Ndagerageza nigira akana keza, nigira akamarayika rwose, numva ndanyuzwe, ndavuga ati uyu Mukaritasi ntaribi, reka tubane ubwo anyereka yuko nta kibazo ari umuntu w'umukozi n'iki. Amahirwe si twabanaga mu nzu, reka nabibabwire. Ntabwo twabanaga mu nzu, wese yabaga muri ghetto ye, ariko turi gupanga ku bana. Ariko ndashima Imana yuko Imana imungaragarije hakiri kare. Ndashimira rurema pe kuba atari njyewe wagiye kuri kamera nkajya kuvuga ati bimeze gutya. Ejo mwabonanye impeta, si uko byari bimeze neza, byari byarashaguye, ariko nihagararaho nk'umuntu w'umukobwa nyine ushaka kubaka, kuko nazibana zidakomana. Ariko umuginga yagaragaje ububwa bwe, yagaragaje ububwa bwiwe, yabugaragaje. Urumva? None se Jackie ndagira ngo tujyane na 5 kuko twabonye amajwi. Urumva? Bahuye maze ni mwere mfite yanjye mu gihe ibiryo bitarahe. None se ubundi mwapfuye iki muri rusange ubundi? Kai nayo yayo kurora iriya kurongo. Urumva? Uramuginga nagaze kurongo. Yari yakubije, nari natangiye kuzana ibiheri shaho ufite ponti iza ngewe n'ikirenge. Dumba n'umuntu wanjye arawuza, arazi wese, arazi ukuntu ni cyiza. Urumva? Yari natangiye kuzana ibiheri mani kubera kutarangi, natangiye kugira umushiha kubera kutarangi. Urumva? Ngo nanjye namutegeka amese y'umwigisha we, wowe umwigisha bari gutwara icyo ukamwigisha uko bikora. Ntabwo ndi mwarimu wo kwigisha ukuntu baronga kwiyamye, niba utabishoboye ntumuka n'abandi. Jackie my husband wa mbere ngwino husband byo birangiye wajya kwatumye switch hata aho papa yangu umva Jackie amahirwe nadasigiye nabirwara nsigiye asize uko yatanze ni kwatsize. Amin. Ibi bintu niyo bigaragaza n'uwite cyangwa mbana nawe we ari kumutwikira mu nzu we cyane itaruze nkuvugishe nkureba. Oya ntabwo njya video mbabari, ntabwo njya video. Ndashaka kuvuga ari video ubundi bari coding ubu naje kwibatatura. Wari warambwiye ngo arabizi. Bavu nyumve mbwira Dumba abakobwa cyangwa igifira gore twaragowe. Reka nkubwira hano twagowe ni hehe. Umuntu igashobora kuza akagutereta akakwereka yuko agukunze, akakubeshya bimwe bya mbere, right? Akaza akakwereka yuko nyine ngo muri kumwe. Ibyo bintu ushobora kumva icyo gihe uri mu buryohe bw'urukundo wahumye, ntushobora kumva ko azi kurongora cyangwa atabizi, ntushobora kubona yuko afite ubukene cyangwa nta bukene afite. Ariko iyo yatangiye kukwereka ko ari kagarara, yashatse kukwereka yuko ashaka kugucurika, ahubwo tuvuga atari kubundi umugingo Mukaritasi amariye iki ni Jackie. Nje namenye ko mwashwanye mwatandukanye ntihashize nk'iminsi nk'itanu narabimenye. Banjye zibaye iki connection ngo mbwira
Ntago wanyumvaga? Ntago nakumvaga sheri. Urumva Jesse nari numvaga nyine warabihishe utashaka no kubivugaho, numva umugabo arabyivugiye yabihaye Benevi, kandi Benevi murangana musigaye mwangana. Benevi uzakubitwa umunsi umwe n'umuntu utari mama wawe. Benevi nawe ni ijajwa. Nase ubundi ubona ari seriye wowe. Umva mubwire. Yari kuba ari umuntu, yari kuba Benovia ari umuntu ubasha gutekereza kabiri. Ntaba yafashe iravu sino turi mugabo yamuhaye gahite ku ikinyamakuru kiwe. Gakeneye views. Benovi, izo views ntabwo uri buzibone kugeza igenge nibugenda nkiyicarira kuri kamera, ubundi nkuzuza utu views n'utu views na Benevi. Shiraho Benevi yivugire, shiraho Benevi yivugire dore. Ntabwo namushyiraho ibikize mwega mwavuze ntabwo muri abantu. Nge namushyiraho ibyo yavuze bihagije. Yavuze ibirehagije. Ni iki? Niwe unyubakira se? Niwe unyubakira. Kuburyo ngiye Jackie niba utamutinya wamuzamuye akisobanura nawe ko ari umuntu. Nawe kiraho. Benovia yarakuzamuye. Benovia kure kuba ko yakuzamuye ariwe kwerekanya ku Munyarwanda bikuraho umucyo. Azamura. Dumba arahari, Kamara arahari. Indirimbo zari za Benovia. Buri nguni gabanyijwe cyangwa umanure gabanyijwe. Oya ni wamanura buri nguni samukunda rega ni musaza wanjye ndagikunda. Dumba nyumva aho nakubira hazi Kamaro nawe nari nubwo ari mu kazi yari ko ari Instagram bagiye kuri Norayize. Aho nakuye ni Kamaro wakuzamenye ngiye ko Kamaro ndabizi yashakaga kugusaba. Nawe bashaka kunsaba sweetheart oya ntabwo nagutsinda ntabwo byarangira. Urumva mubwire Dumba aho nakuye hazi abanyarwanda barahazi bose barahazi. Ngewe mfite indirimbo za gospel naririmbaga kera ziri muri nabaga muri team ya worship team. Ibyo narabivuze banzo wumve. Indirimbo ya mbere ya Sekira nuko nahuje na Benovia akabinsaba ko twakorana nanjye navuga ati nta kibazo dukorane. Iki cyo yashakaga yakibonye natumye YouTube yiwe iba monetize itari monetize. Natumye abanyarwanda bamwumva tarumvwaga. Icyo kintu mu cyumbe mujye mwanariza mushyira mu gaciro. Benovia bamumenye kubera njyewe abanyarwanda babyumve. Uriya muhungu ura mwana w'umusore Benovia ubyangu byemere Benovia ndagutwitse. Menye umuceri isaha yageze menye umuceri isaha yageze Dumba ceceka isaha yageze reka mena umuceri. Isaha yageze reka mena umuceri nduhuke. Ayahema banga abayahema banga ayashyire hanze ayo mabanga bise yashyire hanze mama shenye mama we afite ayahema banga. Ndashimiye Imana yuko njyewe urumva ndashimiye Imana yuko uriya mugabo yivuye muri aho yita umugabo uriya mugabo yivuye makivugira noneho ugiye mfite urugari rwo kuvuga buri kimwe. Dumba mbaza ibibazo byose ushaka vugisha ibyo ushaka mvuge. Icyambere uriya mugabo nagazi kurongora ntazi gutunga umugore we ntazi kwitujye kukubaza kubivuze ntarabibaza. None se basi Jackie iki twakora kugira tubunge? Ni iki twakora kugira ngo tubunge? Iki mwakora? Kugira ngo tubunge basi kuko twabanye bagomba guterera ivi. Tubona ni ibintu byiza turavuga ati Jackie yahindutse bagiye kumushyira mu mago ni ibintu byiza abantu benshi barabishimye. Twakora iki kugira basi tubunge ko kubizi neza yuko gutanduka atari mwanzuro. Kwebwe twari tuzi ko ntacyo gukora gihari kubera yuko yivuyemo ni mugabo mbwa yagaragaje ububwa bwiwe yagaragaje ubugabo bwiwe. Nta muntu ubundi njyemberuka kera abagabo bariyubahaga bagaceceka umugore akaba ari ujya gutamaza umugabo. Ariko muri iyi minsi sigaye mbona abagabo aribo batamaza abagore babo. Turashize esewe amaniga yabaye amabeba bamaniga. Yego amaniga amabebi amabebi abamaniga ubundi isi yari yubitse esewe. Dumba uranzi ntuzana amabanga ahangaha kuri live buguziga. Oya ndabizi uraya nabugukuyemo ariko Benevi we ko yanze ngo afite amabanga afite ayahe.
nta mabanga afite kuko nta jambo afite ryo kuvuga ahubwo afite guhimba kugenda abeshya abantu ngo yazamuye Sky 2 ngo yazamuye ababuri nguri na buri kantu ngo yazamuye ngo ba Pirato wamaheruwe nawe ubwe urazamura nde urazamura nde wazamuye ninde wazamuye ninde wazanye tazanamenyera wa profit izina ryanjye wa profit izina ryanjye wa profit izina ryanjye profita uza femu mfite niyo wa profit ureba ko chana yawe byibura yakwinjiza yahembwa rero natumye ihembwa natumye bamonetize usigaye urekura imizigo yawe wenyine bigashya sasa rero fire ahubwo na Brian fire nataka mubaza nta muntu umemukira ngo abone amahoro shimi zanjye nefa umva Jackie yo umugabo yavuze ngo Jackie urabona Jackie ukuntu umeze uvugira hejuru ntabwo vugira hejuru vugira hejuru n'itabi vuga gake maze nkubaze ndumva nyibariza Twitter uvugira hejuru umugabo yari yakubonye yagukunze abantu bose urabizi ko ajya kubungubu uwo mugabo niba yakunaniye bizakugura kugira ngo ubone undi mugabo kandi jya urabizi ko ufite inyota y'abagabo abagabo barahari ahubwo se ko mutanyandikira ngo mbaye ku bintu we uzi uko mfite mumaranye neza atanu mani ndi kumwe n'icyo kivuryi kiza kunobanga ntacyo gufashagamo Jackie ntacyo ukoreraga sibyo gukinira mu ntuza zanjye ni igiki yamfashaga iyo ariko ari umuntu muzima aba yaramvanye mu nzu y'ikintu akanjyana muri kadasitiri byibura akivamo akavuga ati Jackie yananiye byibura hari ibitangaza aramukoreye yakoze ibihe umugabo ngo gusa nanjye ndi umukobwa na kabisa ntacyo ariko yaza kubaza kurongora neza akakuzana n'amategeko wari kubyemera nibura oya ayo mategeko nanone atanunze ntabwo byari kuvamo kandi niyo naba ndi mu biro byawe nabihagurukamo kugira ngo wowe tonze baza unyumve ndumva niyo nari kuba ndi mu biro byiwe mbicayemo nambaye costume nicaye mu biro bye nari kubisohokamo aho kugira ngo mbure amahoro mu mutima wanjye urumva icyo kintu njyewe nkunda icyubahiro cyanjye ndi ku rundi rwego uranyumva nanjye twahuye akuze ikaze mwebwe mudakwiye gukurikirana Trade News aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye aho tubagezaho uburyo bukurikira uko Perezida Kagame yagize Mukanaganzwa Domitira perezida w'urukiko rw'ikirenga ni inkuru rero dukesha umuryango.com aho yanditse kuri iyi nkuru igira iti kuri uyu wa gatatu Ukuboza 2024 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagize Mukanaganzwa Domitira perezida w'urukiko rw'ikirenga asimbuye Dr Faustin Nteziryayo mu gihe yaremye Alphonse yagizwe vice perezida w'urukiko rw'ikirenga. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yarwo y'154 iteganya ko perezida na vice perezida b'urukiko rw'ikirenga bashyirwaho n'iteka rya perezida bamaze kwemezwa na Sena. Perezida wa Repubulika abagisha inama y'abaminisitiri n'inama nkuru y'ubucamanza. Mukanaganzwa Domitira wagizwe perezida w'urukiko rw'ikirenga asimbuye Dr Nteziryayo Faustin yavutse ku itariki ya 11 Ugushyingo 1964 avukira ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Yari asanzwe ari perezida wa Komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugurura ry'amategeko kuva muri 2019. Mukanaganzwa Domitira yize amashuri abanza muri Ecole Primaire Kacyiru muri 1971. Yakomereje muri Notre Dame de la Byimana ubu ni mu karere ka Ruhango aho yize icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Olevo. Nyuma yagiye muri
Lycée Notre Dame Setri ahakomereza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye Erevo, aho yize ibijyanye n'ubukungu kugeza ubu mu 1983 ubwo yinjiraga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda NUR, ubu ni kaminuza y'u Rwanda UR, University of Rwanda, aho yavanye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'amategeko. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'amahoro n'ububanyi n'amahanga yakuye mu kigo cy'ubushakashatsi bw'amahoro n'ububanyi n'amahanga Institution of Peace Student and International Relationship, yakuye muri kaminuza ya Hekima muri Kenya. Akaba yarakurikiranye isomo ry'amategeko mu kigo cy'amategeko n'iterambere Institution of Legal Practice and Development, aho ahabona impamyabumenyi y'amategeko by'umwuga. Ku bijyanye n'imirimo yakoze Mukanaganzwa Domitira yinjiye mu mirimo y'igihugu muri 1987 nka assistance burugumestres wa komine ya Nyarugenge mbere yo kwinjira muri Minisiteri y'Ubuhinzi nk'umukozi ushinzwe kwiyandikishwa ryo mu rurimi rw'amahanga bita registration officer. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yagizwe umuyobozi mukuru muri Minisiteri ishinzwe imibereho myiza n'imirimo imbere gato yo kwinjira mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Mukanaganzwa Domitira ni umwe mu barigize komisiyo ishinzwe amategeko n'itegeko nshinga yateguye itegeko nshinga rya 2003. Mu Kwakira 2003 yagizwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rushinzwe inkiko gacaca kugeza 2012. Ku wa 4 Ukuboza 2019 yagizwe perezida wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko. Kuri ubu Mukanaganzwa Domitira ni umwe mu bagize akanama nkemurampaka k'umuryango Unity Club Intwara Rumuri. Ku rundi ruhande Hitiyaremye Alphonse wagizwe visi perezida w'urukiko rw'ikirenga asimbuye Mukamulisa Marie Therese yari asanzwe ari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga. Akaba yarakoze imirimo itandukanye muri leta kuva mu 1996, kuva mu 1996 kugeza 1997. Yakoze muri ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa nk'ushinzwe itumanaho, inyandiko n'ubujyanama mu by'amategeko. Mu 1998 yabaye umujyanama wa Minisitiri w'Ubutabera. Mu 1999 yabaye umukozi ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri iyo minisiteri. Kuva muri 2000 kugeza muri 2004 yabaye umushinjacyaha wa Repubulika. Kuva muri 2004 kugeza 2006 yabaye umugenzuzi mukuru w'ubushinjacyaha. Kuva 2006 kugeza 2013 yabaye umushinjacyaha mukuru wungirije. Nyuma yabaye umucamanza mu rukiko rw'ubujurire n'umucamanza mu rukiko rw'ikirenga kugeza ubu. Hiteza afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu mategeko mpuzamahanga yakuye muri kaminuza ya Kiev, aho ni mu Burusiya, ni muri Ukraine, aho yakoze n'amahugurwa atandukanye mpuzamahanga mu bijyanye n'amategeko.